Uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyitwa Invalid Click. Abantu benshi bariho barabaka monetization zabo ndetse na channel zigafungwa bashinjwa icyitwa Invalid Click. Mu kinyarwanda cyiza ni ukwireba. Nimba uzi kujya ugira gutyo ukareba video zawe cyangwa ugashishikariza bene wanyu cyangwa abandi bantu kureba video zawe ku itegeko, iyi video ni iyawe. Nimba utaranabikora reka tubane kugira ngo usobanukirwe icyo twita Invalid Click. Invalid Click ni kimwe na Invalid Traffic, ni uburyo umuntu akoresha amanyanga kugira ngo abone views kuri video ze cyangwa se abone uburyo abantu bakanda ku mapublicity ari gucishwa kuri video ze. Reka dutuze tubigendemo gake kugira dusobanukirwe icyitwa Invalid Click. Ubu tuvugana amaze kwakira abantu barenga 10 bose bafite ikibazo cyuko monetization yabo yahagaritswe kubera icyitwa Invalid Click. Reka rero tubiganireho. Ni ukuvuga ngo kwireba mu ijambo rimwe ni ikibazo gikomeye kuri YouTube cyangwa se kuba wakoresha uburyo bwose bushoboka bwo kubwira umuntu ngo nuza kubona hari publicity igiye muri video yanjye uze kuyikandaho uyirebe kurushaho kugira ngo winjize menshi. Invalid Click rero ni nini cyane, irimo ibintu byinshi bitandukanye. Reka tubiganireho. Ngiye mugiye kubana rero nitwa Gatari Fred, ni nye mwarimu wa hano. Mbibutse ko tuba turi kumwe na icyanzu.com. Nimba nawe ukeneye itara rikesha video zawe gutya, nimba ukeneye microphone nk'aka gato ariko kavuga cyane, nimba ukeneye za microphone utereka ku meza ugakora podcast cyangwa documentaire n'ibindi, nimba ukeneye stand ifata telefone yawe ntititire cyangwa se kamera yawe, byose ni ku icyanzu.com. Fata telefone yawe ujye kuri Chrome wandike icyanzu.com, ubundi urahita ubona isoko ry'aba content creators, uhitemo ikintu ushaka, hanyuma uhita ukanda kuri buto ya WhatsApp iriho, hanyuma tuhite tugusubiza. Ndetse ushobora no gusanga ibiciro biriho wenda birenze amafaranga ufite uyu munsi, ugahita utangira gukora ubika ushingiye kuri ibyo biciro, bityo wayabona ukamamagara nkabikohereza aho uherereye hose. Nimero ni 0788421133, ubundi aho uherereye hose ibikoresho bya content creation bikakugeraho. Ikindi dufite hano igitabo cyo kukwigisha imikoreshereze myiza ya YouTube. Social media zose oya, ariko YouTube iki gitabo ni igisubizo kuri cyo. Kuva uri umutangizi, kuva wumva nta kintu na kimwe uzi kuri YouTube cyangwa ubikora uhubagurika, dore igitabo cy'igisubizo. Iki gitabo kirimo gufasha umutangizi wese kugira abaye successful. Kirimo uko wabyikorera, ibibazo byinshi wibaza n'ibisubizo byabyo, uko wakwirinda amakosa, ibintu byose bikubiyemo. Nimba wumva urota kuzakoresha YouTube nk'umunyamwuga, iki gitabo nugisoma byose uraba bifite mu biganza byawe. Kigurishwa kiri hard, gusa bari mu mahanga ushobora kukibaha kiri soft. Ikindi, nimba ushaka gukora YouTube nk'umunyamwuga ukaba wumva ubuzima bwawe ugomba kuba ufite YouTube channel kandi ifiteho amakuru igutunze, iguteje imbere kandi nta makosa uyikoramo, iki gitabo ndakigushimiye. Iki ni igitabo twanditse tugendeye ku bunararibonye bw'imyaka 3 tumaze dukoresha YouTube nk'umwuga, ndetse no kuri video zirenga 900 tumaze gukora hano kuri YouTube. Byose bikubiye muri iki gitabo kitarengeje page 50, ariko kirimo byose. Waba uri umutangizi, waba waratangiye ariko ugahora wigaragura mu makosa, nta yindi social media nimwe irimo, hano harimo YouTube yonyine. Kirakoze ku buryo bwose umuntu wese wumva ikinyarwanda yisobanurira ibintu byose, haba uko wakoresha YouTube, haba uko wayifungura, yaba amakosa wakwirinda, yaba technique na strategy zose wakoresha kugira ngo ukore YouTube channel uyikore nk'umunyamwuga kandi itere imbere, byose birimo hano. Rero iki gitabo kigura 50,000 nibura. Waba uri mu Rwanda ndakiguha kiri hard, waba uri mu mahanga ndakikohereza kiri soft. Kirimo byose kuko izi page nkuko ubibona nta kintu kitarimo. Ni ukuvuga ngo video 900 zose zikubiyemo hano, ndetse n'iyo myaka 3 experience y'iyo myaka 3 yose ikubiyemo hano. Twacyanditse twitonze, cyaragenzuwe, ndetse abagikoresheho mbere muri test cyabagiriye umumaro. Abari hano bamaze kugitestinga baze kubabwira muri comment. Nimero yo kugira ngo ukibone uranyandikira kuri WhatsApp ni 0788631772. Iyo ni nimero y'igitabo. Iya icyanzu.com kuri products ni 0788421133, ubundi ukabona product aho uherereye hose. Rero niba ushaka gukora YouTube uyifite mu biganza byawe, wibaza akabazo ukareba mu gitabo, dore ngiki.
Nk'uko twatangiye tubivuga, invalid traffic ni uburyo umuntu akoresha amanyanga cyangwa ibishoboka byose ngo abone views nyinshi cyangwa abantu bakanda kuri video ze yireba, cyangwa ahatiriza abandi bantu cyangwa bashishikariza kumureba, ndetse akanabashishikariza gukanda ku ma ads cyangwa ama publicité yacishijwe kuri website ye cyangwa se kuri YouTube channel ye. Icyo gihe iyo bikoze YouTube biri kukureba kubera ko ireba icyitwa IP address wakoresheje ureba icyo iyo video cyangwa icyo gihangano kiri kuri YouTube. Iyo rero babonye ari the same na uploader cyangwa twita publisher ni umuntu wa uploadinze video kuri YouTube cyangwa se nyiri website. Hanyuma iyo YouTube ibonye bikabije kandi bikorwa na IP address imwe, igushyiriraho ibihano byo kuguhagarika, kubera ko iyo kubijyanye n'amapublicité ireba abamamaza baza kureba umubare w'abantu barebye publicité zacishijwe ku bihangano cyangwa kuri video z'umuntu runaka, bityo akaba ari nayo mafaranga bagena ubwinshi cyangwa ubuke bwayo bari butange kuri iyo video, kuko irebwa cyane n'abantu bayo bakareba publicité. Rero iyo isanze we wireba ibona ko uri kuyitirisha, rero bikaza gutuma ihita igushyiraho ibihano byo kuguhagarikira amapublicité ugahita wamburwa monetization. Ibyo biba kuri website, biba no kuri YouTube. Rero aba YouTuber benshi noneho muri iyi minsi wagira ngo ni icyorezo, kubera akantu ko gukaza no gushyiraho amategeko akakaye yo kubirwanya, biri gutuma YouTube ivuga ngo nimba tubiguketseho turahita tukwaka monetize. Aho urahita wibaza uti nize mpamvu nyamukuru ubundi zituma YouTube yahagarika monetization yawe cyangwa igufungira YouTube channel mu gihe waketsweho kwirebwa, niziye mpamvu? Hanyuma se iyo bibaye bigenda bite? Ese wemerewe kuba wasubirana iyo monetize cyangwa biba birangiye? Hanyuma turasoreza no kurebera hamwe impamvu nyamukuru zituma abantu bahura n'icyo kibazo. Hari niba ari hano bahise bavuga ngo ngiye ko ntirebye bakabifunga, cyangwa nawe ukavuga uti ngiye mpfa kuba ntireba ariko hari ibindi bintu ushobora kuba wakora bityo bigatuma video yawe cyangwa se channel yawe nayo ihagarikwa. Reka rero twinjire muri telefone yacu dusome akantu ko kandi turebera hamwe ngo ni ibiki umuntu akora bigatuma YouTube imuhagarikira icyo twakwita monetization. Ikintu cya mbere rero gishobora gutuma YouTube igukekaho ibi bintu ndetse ikagufungira account ni icyo bita kwireba, gukanda kuri video yawe ukireba. Iyo wirebye rimwe nta kibazo, kabiri ariko nta mubare ubaho wo kuvuga ngo uyu nguyu ntacyo bitwaye bityo ngo wazajya wireba. Hoya, ahubwo iyo YouTube yibonye IP address ireba video yawe ari imwe, hanyuma niyo umuntu nyine waplodinze, icyo gihe rwose nta tolerance. Iyo bikabije, iyo nituvuga ngo gukabya uhite wumva ko bitemewe, sibyo? Yibonye bikabije ihita ikugira gute? Igufungira. Rero ihita ihagarika ikijyanye no kuba wazaba monetize cyangwa ukamburwa monetize kuri channel yawe. Hano rero uhise uvuga uti yewe sinzireba ariko nzabwira bene wacu cyangwa bagenzi banjye bandeba uti, cyangwa se ndanabikora kandi mbona ntacyo bitwaye. Hoya, niyo shishikarije abantu icyo twita kubwira one or more abantu community runaka, ukayibwira uti mujye mundeba, hanyuma ni nkishyiraho video mujye muyireba, noneho YouTube ikabona ni ibintu bimeze nk'ibyisubiramo. Hano mbibutsa ko YouTube ikoresha amasystem, tujye twumvikana hano, na marobo ikireba ireba uburyo umuntu yisubiramo, uburyo areba ibintu, imyitwarire ye kureba ibintu, ese akanda like, ese iyi video ayitindaho gute, ese yari icyo atumvisha asubira inyuma. Ibyo rero ushobora kubwira ukavuga nzajya mbwira abantu runaka bandebere. Icyo gihe baravuga ngo one or more users repeatedly clicking the ads on your site or YouTube or app. Igihe umuntu umwe cyangwa abantu benshi bisubiyemo bakanda kuri publicité cyangwa kuri YouTube channel yawe cyangwa kuri website yawe cyangwa kuri channel cyangwa kuri app yawe, icyo gihe bitera ikibazo. Izo ni common reasons turiho tuvuga zishobora gutuma account yawe ifungwa biturutse ku myitwarire wagize. Iya mbere tubonye ko ni igihe wowe clicking the ads on your website cyangwa se your YouTube channel or app, wowe ubwawe wikandira kuri video ukajya kwireba. Iya kabiri niyo tubonye ushishikariza abandi bantu bikisubiramo kukureba, sibyo? Ikindi kintu gishobora kuba impamvu rusange ishobora gutuma bafunga account yawe ni generating or receiving automated or bot traffic. Ni igihe ukoze ikosa ryo kuba wabona views ariko ziturutse nko ku marobo
cyangwa se ukagura, kadukoresha ijambo kugura. Iyo ugura views kugira ngo winjize cyangwa se ubone views nyinshi igihe gito uri monetize, ugeraho ugashinjwa icyo twita invalid traffic. Rero iyi ni common reason ya gatatu yitera ikintu twita kuba wafungirwa account yawe biturutse mu kuba wabonye icyo twita invalid traffic. Indi common reason cyangwa indi mpamvu ishobora gutuma bagufungira account biturutse mu kuba wagize icyo twita invalid traffic cyangwa click, niyo twita encouraging users to support your site or YouTube or app through an ad interactions. Kuba washishikariza abantu kuba bagufasha bakanda ku ma ads yaciye kuri YouTube channel yawe cyangwa kuri app yawe cyangwa kuri website yawe, bikagaragara ko abo bantu bari kubikorera wowe kuba wabashishikarije gute. Rero waba wakoze nk'akalinki ko bari bukandeho bakagusapotinga gutyo, ibyo byose system ya YouTube ibi bireba. Ibi ngibi biraza kugonga ndetse no guhura na byo ndi turi gusaba bya monetization, aho abantu benshi bazagongwa no kwireba kugira ngo babone amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo iyo abantu barebye ayo ma ads cyangwa se ukabategeka kuyareba cyangwa nanjye ubwanjye nkayirebera, tuzahura n'ikibazo nibaduha monetization, aho abantu bazakwa monetize biturutse ko bireba cyane. None izi ni impamvu zimwe turebye mu bituma umuntu bamufungira iyo account. None se iyo uhuye n'iki kibazo birashoboka ko wasubizwa monetization haba kuri website yawe cyangwa kuri YouTube channel yawe? Yego, habaho uburyo ushobora kuba wasubizwa monetization, hakaba nubwo bagufungira burundu bitewe n'ikibazo cyabayeho babona gikabije cyangwa se risk cyateye. Ni ukuvuga ngo baguha uburyo bwo kurekarama bakareba nimba ari byo cyangwa se kuba wagira gute wahezwa burundu ukava kuri monetization. Nimba byarakubayeho, tera intambwe utuvugishe tugufashe. Nimba bitarakubaho nibikubaho uzatera intambwe utuvugishe tugufashe. Ikindi ugomba kumenya, iyo uhuye n'iki kibazo amafaranga yawe yaramaze kugera kuri AdSense, barayohereza kuri account yawe, ntabwo bayatwara, ariko nanone ntabwo yongera kwakira ayakurikiraho. Rero invalid traffic ndayitindaho kubera ko maze kwakira abantu 10 bafite icyo kibazo. Utaze rero kugwa mu kibazo cyo kwireba, utaze mu kugwa mu kibazo cyo kuba ufite abantu ngo mfite abantu ngo bene wacu ngo mbwira ngo bandebere bakande ku mapublicité yanjye n'ibindi bitandukanye. Bikore mu buryo buri normal, umuntu arebe video yawe mu buryo busanzwe ko YouTube irareba ikabyanaliza ikabibona. Tugana ku musozo, ese wabora joining special training ya Twika SMM? Bariho barigisha abantu gukoresha AI, ugakora video, ugakora amajwi, byose ugakora content international ku buryo bwa AI. Rero ushaka kujoininga special training ukamenya ku editinga video zawe nk'umunyamwuga, hamagara iyo nimero ubona kuri screen mu kantu k'umweru, ubwira uti ndashaka kuba content creator w'umwuga kandi ndizanye. Baragufasha uherereye hose, nimero niyo ubona kuri screen. Kadure mu video ataha. Ciao ciao.